isi yose iratunguwe. Intare zasarambwe mu 23 bakomeje gukora udutindo tubabaza cyane ingabo z'u Burundi hano muri Uvira mu buryo bukomeye. Ubu tuvugana operasiyo za gisirikare n'ibikorwa bihambaye bitari byigeze na rimwe bivugwaho, ubu noneho byamaze kugaragara. Za ntwaro rutura zimaze iminsi zibitswa mu Burundi nk'aho bita pozisiyo y'urugamba zamaze kugizwa Uvira, ariko igitangaje ni uburyo kizarindishijwe ingabo z'u Burundi aho bita Runingo ikizakuriwe na gahumamunwa. Utonde ditendo butura twa mama 23 twongeye gushigesha bikomeye cyane NEVA, bivugwa neza ko yanze kwifatanya n'abafahodese ngo nabagambanyi bakomeye. Mama 23 kumukoramo akazi bwa mbere hano muri Uvira bitanze ikindi gisubizo gishya cy'urugamba ndetse n'ikindi cyerekezo gishya. Turaje tugaruke neza muri operasiyo rutura y'ibikoresho bikomeye cyane bya fahodese byongeye kuburirwa urengero nyuma y'iminsi bivugwa neza ko urugamba bari gutagiza none harunjyana muntu mu buryo bukomeye. Mama 23 itangiye kubakoramo akazi gatubutse hano muri Uvira. Muri utu dutendo turutora dukomeje kumvikana mu makuru akomeye cyane akomeje kuhava, turaje tubyinjiremo muri operasiyo karundura kugeza ubu twamaze gutegura gatanu ku kandi hano ku muyoboro umugore makuru agezweho kandi yihutirwa. Hagati aho General MASUNZ atangije operasiyo ikomeye yo kwihimura kuri mama 23 mu buryo butunguranye cyane, dore ko yamaze gupanga urugamba noneho rwabaye injyana muntu mu buryo bukomeye. Mu gihe bamwe mu basirikare bivuga ko barashikirije mama 23 abarenga 130 bamaze gutoroka binjira mu gisirikare cya FARDC mu buryo butongoranye. Uko byakozwe ndetse n'impamvu biri kuba kugeza ubu byose biratunguranye cyane. Iki kigo cy'imirwano kirakomeza gucurama byanyabyo. Hagati aho intambara y'ubutita yayindi yiskurutura byanyabyo FARDC irakomeza kwishira ku rundi rwogo. Ubundi bikarimi no hari kurunga ibikoresho bya gisirikare mwese mutari muzi ko FARDC natunze kugeza ubu noneho byingiye kugaragara bwa mbere. Hibajijwe impamvu FARDC tabyigambye birabirana mu buryo bukomeye. Ndakubwira neza ingaruka bigomba kujya kuri Bujumbura byanyabyo kuko ari bitegenyijwe kuzacishwa bitire nuko ngo pozisiyo nyinshi zose ziri kubona zishobora kuzacishwamo ibi bikoresho. Mama 23 yazabirya mbushi, ibyo turabigarukaho. Hagati aho US yigarabye TSHISEKEDI izuba riva. Inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika umwanzuro usara TSHISEKEDI kutazongera kurenza manda yemererwa n'amategeko kugeza ubu yamaze kurangira, dore ko yamaze ibese ariko nuganuga ibyo guhindura itegeko nshinga. Nanone kandi Amerika iramusaba ko yarwanya ibikorwa birimo ibya FDRL ndetse n'ibikorwa byo kurya ruswa abayobozi ba Congo bimitse n'ibindi byinshi. Ibyongeye kugaragaza ubutegetsi bwe mu budashobotse nubwo bwo buhora bwiriza mu buryo bukomeye ngo burukugirirwa nabi ndetse bugakubitwa mu buryo bwa nyabwo, ariko inenge zabwo zakomeje kugaragarira abanyamerika nabo bashaka kuza gushora imari ku butaka bwa Congo kandi bazi n'izibazo bihari. Turinjiye neza mu muriro utazimiye ari kare ukomeje kwaka mu buryo bukomeye. Mama 23 ringi gutangiza operasiyo nshya kandi zikomeye zambusha urutonde ibikorwa bihambaye cyane byo kongera kwigarura warikare santere. Ibyo byose turaza kubigarukaho hani muri update zihutirwa kandi zikonewe mu makuru akomeye cyane atugezemo ni ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze mwese nibiri w'ishyaka bari bwo bwa mbere gize kuri umudibururire munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe maze ukoreho. Nanone kandi niba dusanganwe ibuka gukanda like maze ubundi dukomezanye neza muri update n'amakuru agezweho gatanu kuri gatanu. Ikaze n'amakuru yihutirwa kandi akomeye twinjiremo mu buryo burambuye. Reka tubanze duhere neza ku mirongo y'urugamba hano muri Uvira muri Sud Kivu aho bikomeje kudugira mu buryo bukomeye. Mama 23 kuviramo aho ndetse no kweka FARDC kidegembye n'abarundi bikomeje kunanana mu buryo bukomeye. Mwarabyumvise neza iby'urugamba rutura yamaze iminsi bari gutegura ndetse rugenda rushuha rukagenda ruhindura isura mu buryo bukomeye. Mama 23 ifite byinshi yirinze, ariko ibikorwa by'ubutasi byamaze kubishiramo imbaraga mu buryo bukomeye bitewe nuko ukurusha amakuru n'urugamba barukurusha, kandi intare zasarambwe icyo zisabwa no kugira amakuru n'ibikorwa kugeza ubu bicengera ndetse bikanashigisha bikomeye cyane kwa hosiyo, kuko bitari ibyo kwa hosiyo nayo ishobora gukora agatangaza katuma mama 23 yumirwa, ariko ibyo byose byamaze gukurwaho kuko uko bigaragara barafite amakuru y'ingenzi kandi akomeye. Zimwe mu ntwaro kugeza ubu zagiye kurundwa mu gihugu cy'u Burundi kuva mu murwa mukuru Bujumbura w'iki gihugu ndetse no mu bindi bice kugeza urimo pozisiyo militaire za gisirikare zireberera ibikorwa byose bibera hano muri Sud Kivu ku bufatanye bw'igihugu cya Congo no Burundi. Mama 23 yatangiye kubikoramo akazi mu buryo bukomeye kuva ku munsi w'ejo nibwo itegeko rishya ryaturutse muri Etat Major yo ku butegetsi bwa Kinshasa rikongera ikagera muri Etat Major yo mu butegetsi bwa NEVA yengeye gutangwa maze irategeka ko ibitwaro bimwe birutura birimo za BM21 n'ibisasu birimo bya muzinga rutura bikoreshwa n'izo mbunda bihita bijyanwa byihuse cyane
hafi neza naho bita Runingo mu buryo butunguranye cyane. Ariko noneho mu joro rishira kuri tariki ya 12 nibwo hongeye kuba gatendo rutuwa kongeye gongera gutanga ubwitangirizwa ku basirikare b'Abarundi baturikanwe n'ibisasu rutura byatezwa n'abasirikare ba M23 mu buryo butunguranye cyane, bigaturikana ibyo bimodoka ndetse n'ibisasu karabutaka. Iri turika rihambaye ryongeye kumvikana Runingo byateje icyo bitumwe iryane nyuma y'uko abasirikare barenga 50 bahasize ubuzima, kandi bikavugwa ko hari n'andi mabanga yamaze kwangirikira mu buryo bukomeye y'iby'urugamba byari gupangwa, bikanagaragaza ko intare zongeye gukora agatangaza mu buryo bukomeye. Ibi byose kandi bimaze iminsi bitenwa ariko FARDC ndetse na coalition muri rusange imenye neza ko M23 yamaze gutunga iminwa y'imbunda mu bikorwa ndetse na operation zikomeye zose zara ziri gutegurirwa hano Uvira, by'umwihariko mu biko bwa gisirikare bw'intwaro mu rwego rwo guca intege coalition. Ariko ibi byari byarakemuye kuko izi ntwaro zivugwa ko zizakoreshwa muri bikorwa bya gisirikare zari kuzagezwa hano muri Uvira zigiye kubanza gukora agatangaza apana kuza kuhabikwa, kuko bizwi neza ko zari kuzagambanirwa n'ubundi bikagenda uko byagenze. Ubu rero nicyo kintu cya mbere cyongeye guteza ubwoba batari bake. Biravugwa neza ko muri Uvira ibintu byatumye abaturage bahushisha ku rurondogoro ndetse n'abacancuro baratitira, bibaza niba M23 babana nayo nabo ntibari kumva neza uburyo kibazayinesha mu gihe itangiye kubakubitira bene wabo mu maso, kandi ibintu bikiri bibisi muri rugamba bari gutegura umunsi ku wundi. Amakarita ari kumeza ngo barebe ukuntu bivugana abarwanyi bamaze iminsi bazenguruka kuva Ruvunge ho Parato Ruki ndetse naho bita Fizi mu bikorwa bikomeye cyane bya gisirikare. Intare za Sarambwe ziri gutegura byo kwirwanaho mu gihe cyose bagabwaho ibitero simusiga, ariko nabo bakaba bakeneye gufata Uvira bwangu muri iyi minsi ibikorwa bya gisirikare. Hagati aho General MASUNZ atangije operation rutura kandi ikomeye yo kongera kubabaza M23. Urugamba rukomeye cyane kandi rupanze neza, noneho rugomba gukoreshwamo ibikoresho bya gisirikare karabutaka birimo indege za Apache zamaze kugezwa Bujumbura kuva ku munsi weje. N'indege bivugwa neza ko zigomba gukoreshwa n'abasirikare b'Abarundi yewe ngo n'aba FARDC gusa, ariko nanone zigakoreshwa mu buryo kugeza ubwihuse ibyo bita rapid force mu rwego rwo kugira ngo advance patarabo ibone kwijijisha M23 maze yinjirane mu buryo bukomeye. Ndetse binavugwa neza ko amadrone yimeri iminsi amaze iminsi apangwa agomba guhagurutswa bwangu kandi akagenda ku bwinshi, ku buryo M23 igomba kuyobywa mu buryo bukomeye kandi ngo ntibone uburyo yasubizayo inyuma ibi bitero. Nta makuru y'ibanga yagiye hanze nyuma y'uko MASUNZ yongeye gutumwa zimwe mu ntumwa ze ngo zijye kumucungira bamwe mu basirikare ba M23 pozisiyo ya mbere y'urugamba bafite kuva neza Nyangezi hafi neza n'umurwa mukuru wa Kivu y'Epfo Bukavu, ariko bamwe bikarangira bafashwe. Amabanga bashize hanze arahambaye cyane kuri urugamba kuko ari nabo batumye bamenyekana ko hari abasirikare ba M23 barenga byibura 130 bamaze gutoka urugamba bakinjira mu gisirikare cya FARDC mu buryo butunguranye cyane, nyuma y'uko ngo batumvisha neza ideology kandi bamaze igihe kinini bahabwa amasomo. Bamwe mu FARDC bakomeje kuba bagambanye mu buryo bukomeye. Ibi biri guhindura isura biganatuma n'urugamba rugenda rukomera umunsi ku wundi, nyuma y'uko amakuru menshi agenda aturuka imbere ku rugamba agaragaza neza ko imyiteguro myinshi hambaye kandi igeze ku rugo rw'urugamba rwo mu kirere ngariyo neza Tshisekedi ndetse na MASUNZ biteguye mu bushegeshisha M23. Gusa bashonje bahishiwe kuko ibitwara M23 yazengurukije mu bice kugeza bigomba kugabwa ibitero byiteguye kurwanaho, kuko ikigaragara cyo M23 yararwitegura urugamba rugiye kuzabinjyana muntu mu buryo bukomeye. Si ibyo gusa nanone kandi kuva Karimi kugeza Uvira intambara irimo yatutumba ya indi yisiko neza yakirimbuze mu buryo bukomeye, kuko uburyo FARDC yamaze gufatwamo urugamba biteje inkeke mu buryo bikomeye. Ibikoresho hafi byose byari birenze muri buri gihugu muri buri nguni y'igihugu cya Congo ku ruhande rwa FARDC bisa nko byamaze kugezwa ku rugamba mu buryo bw'iranga rikomeye, kuko ibi biteje impungenge kuri benshi bakurikirana neza operation n'ibikorwa bya gisirikare bigiye kubona neza hano neza muri Sud Kivu. Amakuru dufite no Karimi hamaze kugezwa byibiri mu modoka n'ibifaro birenga 200. Ibi byose bikabizingizwa mu mirwano kandi bikabiteganyijwe ko bizaca ku butaka ndetse no mu kirere. Gusa ubutegetsi bwa Kinshasa birematinya ko kubigeza Uvira byazaribwa ambushing n'abakomando ba M23 banayigijwe mu bice bitandukanye. Rero mpamvu ari gupanga uburyo dushobora kuzacishwa inzira y'ikirere hifashishijwe ubwikorezi bigezweho mu mitwaro by'urugamba. Ibi byose muri karizerekana neza umukaka n'ubushobozi FARDC ngiza bijya kugaragaza muri imirwano ibizatuma ibintu bisubira mu buryo bukomeye. US yangiye kwiyakana bikomeye cyane ubutegetsi bwa Tshisekedi.
ndetse isi yose ireba. Inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasabye Bigari Tshisekedi ko atagomba kurenza manda ateganyirijwe, kandi iby'ubutegetsi bwa Kinshasa kugeza ubu bwari bwaragezeho n'ibyo manda Tshisekedi yagizemo biragaragaza ko ari mu rugamba nta kindi kintu bagejeje ku baturage, bityo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibona ko uyu mugabo ari ikibazo gikomeye, kuko n'amasezerano ateganya gusinyana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'u Rwanda kuyubahiriza byabaye ikibazo gikomeye, bityo Amerika ntimushaka ku butegetsi hamwe na gato, kuko ari bwo buboneka neza ko byazana amahoro ku butaka bwa Congo, kandi biramutse birenze ibyo ngo byaba bibi cyane. Ni mu gihe umugabo ashatse guhindura itegeko nshinga ndetse akanakora ibishoboka byose ngo akomeze irerekana Congo ko akibarwanira ndetse akakene no kubarwanirira ibikomeza guteza ibyago n'ibibazo bikomeye by'urugamba ku butaka bwa Congo. Nanone kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabona neza ko ubutegetsi bwe bwamunzwe na ruswa butigeze bigize icyo bigera ku bukuru bigeza ku baturage, bikomeje kugaragara nkaho koko Tshisekedi n'ubundi nta kintu kimurimo buri bikorwa byose kugeza ubu, kandi atari karita ibara yatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibena neza iby'umutegetsi bwe kugeza ubu bumaze guhinduka ikibazo gikomeye, kandi bukanagaragaza neza ko butigeze na rimwe bugira icyo bigeza ku baturage ba Congo. Intambara y'umuriro kandi ikomeye cyane ikomeje kugabwa kuri uyu mugabo irerekana neza ko agomba gusubizwa inyuma uko byagenda kose, ntakomeze kwidegembya gakora ibyo yishakiye, kuko kurimbura ndetse no gutuma ibintu byagenda bibi cyane ku butaka bwa Congo ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibona kurusha ibindi. Hagati aho ubu biravugwa neza ko ibari karumaro watse operasiyo bitura n'ibikorwa bya gisirikare karahutaka tugiye kwinjiramo mu kanya gato mu makuru y'initirwa birakaze cyane, nyuma y'uko isasu ryavugije uruhuha kuva muri iki gitondo kuri tariki ya 12 ndakubwira neza uko urugamba ruhagaze mu makuru akomeye cyane dukomeje gutegura. Nanone kandi ku rundi ruhande Baravo mama 23 intare za Sarambwe ziri imbere ku rugamba ku kigo cy'imirwano muri Sud Kivu, aho duhereye operasiyo n'ibikorwa bya gisirikare bikomeye muri izi nkuru twamaze kubategurira. Inkuru nziza ko intare za Sarambwe uzamaze neza kwinjira ikibuga nyuma y'uko bategereje isasu rya mbere, ndetse no kwibiganiro bigomba guhagarara Kinshasa ikemeza neza ko ubungu bishigikiye imirwano rutura nyuma y'imyiteguro karundura yazanye abacancuro ndetse n'abasirikare bafatanya bikorwa ba Kinshasa barimo ababirigi, aba South Africa ndetse n'abarundi bari imbere ku rugamba mu gutegura ndetse no gutimba tekanike z'urugamba zo kwinjiza neza mama 23 mu cyo bise casted zo kwamburwa ibice ndetse n'ahantu hose igenzura mu cyo bikikije Uvira, akomeje gutegurirwa urugamba rw'injyana muntu. Intasi za mama 23 zongeye kuvumbura andi mabanga akomeye mu dutendo rutura dukomeje kubera muri Uvira rwagati tutavugwa, nyuma ya pozisiyo nyinshi z'urugamba kandi zari zigomba gutangizwa vuba bwangu mama 23 ikaziburizamo, nyuma y'uko bamenye neza ko ibyabo byose bikomeje kujya ku karubanda bwangu. Mama 23 yamaze kubatangatanga bya nyabyo iby'intwaro ndetse n'ibikoresho rutura byazanwe muri aka gace byose bizasenwa, byongeye gutinwa kuvanwa mu Burundi aho bikambitse kugeza ubu, nyuma y'uko hano muri Uvira rwagati hatizewe kuko ngo bagomba kuzizana zitazinjizwa mu mirwano nta byo kongera gutegereza na rimwe. Mama 23 ikomeje kubavumbura muri buri tekanike zose ndetse na buri nguni bashaka kumeneramo. Ibintu biracyari ibibazo hano muri Uvira, ibi turaje tubyinjiremo. Hagati aho ibyo bacancuro bumenyi bafite n'uburyo ikibazataka mama 23 ubu byose biri hanze ku karubanda. Aba bacancuro bazanwe na Kinshasa kuri season ya kabiri y'imirwano rutura yitegetsweho kongera guhindura byinshi iwari Karere ndetse na hano Uvira. Ibi byose turaje tubyinjiraho maze tunakubwire neza uburyo Tshisekedi ngo noneho yakoze uko ashoboye kose ngo ntiyongere gutuburirwa, maze ngo ahabwe abantu badashoboye kurwana bazamanika amaboko. Ibyo nabyo turabifite. Turinjira iwari Karere muri ya mirwano karahutaka mwese mwari mwiteze neza ko ngizahindura isura mu buryo bukomeye. Mama 23 wari Karere centre iraribana y'ingo n'abacancuro bashya bazanywe ngo batabari Kinshasa itarafatanwa uduce, maze ubundi ngo mama 23 itoroka ivuye muri aka gace yerekeze mu tundi turimo nka Gisangane guhondagura abafahudise mu buryo bukomeye. Intare zakuriye inzira ku murima zibwira ubutegetsi bwa Kinshasa zidaciye ku ruhande ku yindi nshuro ziti twone tuzigira dutana santimetero imwe mu gace twafasha akariko kose, si tunateganya rwose kujya mu biganiro cyangwa se ibindi bikorwa kugira ngo twumvikane uburyo tuzava mu duce twacakiye, ahubwo turi gukora ibishoboka byose kugira ngo tuzaturwaniremo neza kandi tugire ubushobozi buhambaye bwo kugira ngo turinde abaturage twiyemeje kurinda ndetse no gufata mu duce. Ibi bivuze iki ku butegetsi bwa Kinshasa bwari bwiteze ko amasezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Congo mama 23 izayivangamo? Ibi turabivugaho tunakubwira impamvu. Ikaze ahari ku muyoboro mugari amakuru agezweho kandi yihutirwa
buri mushya akaba ari bwo bwa mbere ugeze hano kuri uyu muyoboro, reba munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe maze ukoreho. Gahunda niyo, maze ubundi niba dusangana wibuka gukanda like, maze ubundi dukomezanye neza muri izo operation n'inkuru zikomeye 5 kuri 5. Ikaze na makuru ndetse na operation ziwitirwa cyane twinjiyemo neza imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Congo. Tugiye kubanza guhera neza muri Sud Kivu, muri ya miripoko rutura itegerejwe na buri wese kandi igomba guhindura urugamba burundu, ku buryo Kinshasa rwose izigomba kuzamenya neza ubushobozi bwa M23 ndetse nuko igomba kuba ifite abatekanisiye ndetse n'ibikorwa bya gisirikare bihambaye hano muri Uvira, kuko hagomba gucakirwa byange bikonde. Kinshasa ahubwo itegerejwe kugira ngo ihondagurwe mu buryo bukomeye, nubwo yibesha ko yazanye abasirikare ndetse n'ibikoresho rutura ngo izahashisha M23 igahunga ndetse ngo igahunga imirwano ngo yirutse mu buryo bukaze, ariko ibisibyo intare zasarambwe ngaye makuru meza. Ubu noneho yamaze kwinjira imbere ku rugamba, ibanza gushaka amakuru y'ingenzi kandi akomeye nyuma y'uko kose uduce twose dukikije Uvira ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze kubyemeza nyuma y'igihe bwemeza neza ko muri position nziza z'urugamba, ariko abatekanisiye ba M23 bakomeje gukora agatangaza gakomeye bandagaza Kinshasa mu buryo bukomeye. Abacancuru bageze hano Uvira baje nta bikoresho bafite, ngo baza kubanza kwiga ikibuga ndetse n'urugamba kugira ngo M23 itabinjirana igatangira kubasenyana ububiko bwabo bw'intwaro ndetse n'ibikoresho byose ngo bagombaga kwifashisha. Ubu tuvugana ngo baracyapanga urugamba mu nama zikomeye, bapanga ibirindiro ndetse ngo n'ubugera zakora na FARDC bahanahana amakuru ariko batabana hamwe, kuko ibirindiro ngo bya FARDC bigomba kukwabyo n'iby'abazarendo ndetse n'iby'abarundi, bityo rero ngo uburyo bwo guhuza ibikorwa nibwo buzigwaho, ariko ngo ntibagomba gukorana mu buryo bweruye kuko ngo bamwe bashobora kugandisha abandi kandi bahawe misiyo zitandukanye. M23 ibi byose iri kubimenya mu gihe urugamba bikekwa neza ko uri yamaze no kurutangiza mu buryo bweruye, ikoresheje abakomando bayo batekanisiye bari imbere muri Uvira rwagati, kandi bana na FARDC bakirirwana nayo ndetse n'abarundi bikabuko ko abangaba bamaze guhigisha uruhindo hano muri Uvira rwagati. Intwaro nshya bivugwa neza ko zigizwe n'amadrone, ibikoresho bya gisirikare bigezweho birimo sitasiyo zo gukontora ikoranabuhanga iryo ari ryo ryose, birimo abahakazi n'ibindi, ndetse bikanavugwa ko bari barazanye izindi ntwaro zidasanzwe zirimo amawevuzi bite ashobora guhanura amadrone ndetse no kumenya neza ibitambutse mu kirere. Ibyo byose M23 bamaze kubikora surveillance imenya neza ko byasigiri mu Burundi ariho hamaze guhindurwa icyo bita arsenal z'intwaro hafi ya zose ubutegetsi bwa Kinshasa buteganya kumanura hano muri Uvira rwagati urugamba rutangiye, maze ubundi ngo rugakubitana na M23 ngo ariho kuko zibika Uvira no mu tundi duce twose FARDC ifitemo ibirindiro cyaba ari igitekerezo kibi ko M23 ishobora kubatungura, kuko babizi neza kuri hano muri Uvira uburyo bwiza bw'abo bazungu mu gutandukanya abasirikare kuri buri impande zombi ngo bagiye bahabwa neza ngo ko bagomba kuba bameze ndetse ngo nuko bazigomba gukora. Baracyafite urujijo rukomeye kuko ngo batarasobanukirwa neza ngo uburyo kibazakura umwanzi imbere ndani mu gisirikare cyabo, ndetse ngo ntabashe kumenya amakuru yabo. M23 kubinjirira gutya yatumye imenya intege nke zabo ndetse ngo n'uburyo ki bagomba kuzarwanwa mu buryo bukomeye. Ibyo ubushobozi bavugwaho M23 ngo igomba